mu buzima nanga abagabo bakinisha imitima y'abagore. Kimenyi Yves wakinishije umutima wa Muyango, none yagiye mu mafilime yabuze icyo akora kandi yarakwizaye nk'umukinnyi, nubwo nawe byakunaniye. Ndakuziye, ngiye kugukubita ikintu bita rocket RPG, rocket prepared grenade. Ngiye kugusatura ngo turitse ni mudasubirana. Ndi serious. Nibyo nakubwiraga rero, nakugarutseho wowe Kimenyi Yves. Ugomba gusubira kwa Muyango, kuki ugomba kuba nka nzovu. Nawe unaniwe kubaka aka kanya, yakakurusha kubaka, yakaniyateye inda. Kuki wafata umwana nk'uriya ukamuta hanze, ukamuta mu bishinga, ukamuteza abantu n'amafaranga yagutakajeho, urwaye yari ahari, ugize ute yari ahari, akajya guhostinga akagutunga, nta kazi ufite, barakwirukanye kubera ko n'izamu ryakunaniye. Urashaka gukora iki? Ese ushaka kujya urongora umwaka ugashaka undi, ukeka ko abagore bose bo muri iki gihugu uzabarongora ukabarangiza? Think twice, tekereza kabiri. Ibi mbivuze ndi serious, mbivuze mbabaye. Nudasubirana na Muyango, iherezo ryawe, imperuka yawe